Mu buzima buri wese ahura n'ibihe by'amarangamutima atandukanye, harimo ibyishimo, agahinda, gutsindwa no kunengwa. Hari n'igihe uba uri gukora neza uko ushoboye ngo utere imbere, ariko ugasanga aho kunyurwa hari abantu batangira kukuvuga nabi, kukugaya cyangwa kukwanga nta n'impamvu. Hari n'igihe utangira umunsi umeze neza ukavuga uti uko byagenda kose uyu munsi cyangwa se kiriya cyumweru bizarangira byose namaze kubigeraho ibyo nifuza. Warangiza ugahura n'abaguca intege cyangwa se ugashaka guhindura ubuzima bwawe, ugasanga hari abakwita umusazi cyangwa ibindi bintu nazi. Ibi byose si ibintu bishya. Hari n'abahanga nka Nelson Mandela, Martin Luther ndetse n'abandi benshi, bose babinyuzemo mu nzira nk'izi zisa n'izawe neza neza ibyo urimo kunyuramo byose. Igitabo The 48 Laws Power cya Robert Greene kigaragaza ko umuntu uharanira ikintu gikomeye ahora n'abamurwanya benshi, rimwe na rimwe nta n'impamvu igaragara. Icyo bose bahuriyeho ngira ngo nawe wumve kandi wishire mu mwanya wabo, nuko batsinze ababanengaga batabarwanyije mu buryo bw'imvugo cyangwa imbaraga, ahubwo babatsinze mu buryo bw'ibikorwa. Umwanditsi nka Maya Angelou wavuga ko people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ni ukuvuga ngo ibirenze amagambo ni ibikorwa byawe. Uko bitwaye imbere yabo bakunenga, abo bakwanga, abo bakuvuga, nibyo bizibuka igihe kirekire. Ubuzima buragoye, ariko kurwana n'abakuvuga nabi cyangwa bakwanga si wo muti. Iyo basubije mu buryo bumwe n'ubwo bagukoresha uba wemeye kugabanuka, ariko iyo uhisemo gukora cyane, kwiteza imbere, gutuza no kwereka isi ubushobozi bwawe, ubu batsinze nta n'intambara. Erega menye ko hari ibintu umuntu adashobora kwamburwa na rimwe na rimwe. Uko witwara, uko wowe ushaka kubaho, uko wowe ushaka kuvuga, ibyo byose ni wowe ubihitamo. Iyo uhisemo kwitwara neza mu gihe ubabazwa, uba wihesheje agaciro kanini. Ushobora gutsinda abakwanga utavuganye nabo, utabasubije, abavuga nabi utababwiye nabi nawe. Iyo uhisemo gukora neza, gukomeza kwiyubaka no kwerekana ibisubizo, ibyiza byawe bizavuga byinshi kurusha amagambo yawe. Menya ko iyo uhisemo kwigira, kubabarira, gukomera no gutera imbere, ubu batsinze bose bucece. Abakurwanya uyu munsi ejo bazaba ari bo bakeneye kubaha akazi cyangwa inama. Ubuzima butwigisha ko ntabwo ari buri wese uzakwishimira, ntabwo ari buri wese uzagukunda, ndetse ntabwo ari buri wese uzaguha ishimwe n'inkunga wifuza. Hari abakwanga utarabagirira nabi, hari abakuvuga nabi utarigeze na rimwe ubabuza amahoro cyangwa se umutekano. Ibintu bikuraho agaciro kawe. Icy'ingenzi ni uko usobanukirwa ko umwuka w'urwango n'ishyari atari wowe wawuzanye, ahubwo biva mu mutima w'uwabyemeye. Umwanditsi w'igitabo witwa Nick Warren yavuze ko ubuzima si ugushimisha abantu bose, ahubwo ni ukumenya uwo uriwe ukabaho utikeye. Niba ushaka gutsinda abakwanga, ntubasubize amagambo mabi, ahubwo subiza ibikorwa byiza, intambwe zitera imbere no kwihangana kwawe gukomeye. Erega kuba abantu bakuvuga nabi ntibisobanuye kugenda nabi cyangwa kusa nabi, ahubwo bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko uri gukora ikintu gikomeye kikabangamira abatarabona aho berekeza, bashaka gutera intambwe nk'iyo wamaze gutera. Nkuko Martin Luther King yavuze ko nta muntu n'umwe ugenda atera ibuye igiti kirimo imbuto, ahubwo kugira ngo witwararike amagambo yawe, shyira imbaraga mu gukomeza gukora ibyiza. Ntugaterwe isoni no kuba abandi batakumva cyangwa batakwemera, kuko intsinzi yawe si ukwemerwa n'abantu bose, ahubwo ni ukugera ku ntego zawe utayobewe inzira. Abaguca intege si uko babayeho ngo baguseke, ahubwo hari ubwo baba bafite ubwoba kuzabarengaho. Nibakuvuga nabi kuko uri mubi, ahubwo kukwibasira ni uburyo bwo kugerageza kugusubiza hasi no kuguca intege. Zig Ziglar yaravuze ngo abantu bazaguca intege kuko babona ibyo ushoboye, wowe ntuzemere kubijugunya hasi kuko batabibona kimwe nawe. Komeza wubake utuje, urebe kure. Iyo utishora mu ntambara z'amagambo, uba wiyubashye ndetse ukerekana ko ubarusha icyerekezo. Ntukigere wemera ko amagambo y'abantu akubuza amahoro. Ntukabyuke mu gitondo uhangayikishwe nuko bakuvuze, nuko bakureba, ahubwo ubyuke ushima Imana uriho, ushoboye kandi ufite icyerekezo. Ibuka amagambo ya Elevator Rosalie yaravuze ngo nta muntu ushoboye kugusubiza hasi utabigizemo uruhare. Iyo wihanganye, utavunitse umutima, ukarwana intambara zawe mu mutuzo no mu bikorwa, uba wihesheje icyubahiro. Iyo wanga kwinjira mu mvururu z'urwango, uba ugize amahitamo y'abatsinze. Abakuvuga nabi bazakubona hejuru yabo utarabavugishije n'ijambo na rimwe. Ngakomeza kugira amahoro. Ura subscribe, like, share na comment. Rwanda Event TV, isomo ry'ubuzima. Motivation Rwanda, mugira amahoro n'amafaranga, ndabakunda.